bw'isuku n'umupira tuzakora atari tuzarebe ko bizatanga ubwo nabashije guhindura ngiye kugenda mushimire noneho nyuma yaho nzazana n'abana b'inshuti yanjye babanaga muri klabu mbere ku buryo papa wanjye yahinduye rwose mbere kuko papa wanjye rwose asigaye ari umuyobozi akase gusezeranya kujya guhindura gusezeranya papa gusezeranya rwose mwana wanjye kandi cyane cyane uzaza n'uwo muntu wagukishije ibikomere naguteye mushimire by'umwihariko gusa uzamunzanire rwose mushimire rwose ubwo rero papa twese umugore hano muzezeranye ko famiye yacu ari izaba iya mbere twitwaye neza nk'uyu mudugudu twose tugomba kwitwara twebwe tuzitwara neza kandi mwana urakoze ubyigomeza started going down to the father, and now so the father was a big transformed as a best of how the child is an actor. Now the left of the school, the master, so we're going to make a short introduction. You is for Jessica. Wale wazee wa psikiatri. Ni wale wazee wa dance. Yego. Akaba yaje n'abatutse muri dance yazanye n'abakobwa. Aba ni n'abakobwa.
Wamira umunyeshuri muri Urubyiruko nawe yishimiye kuba ari kumwe nawe.
we'll get two testimonies from each of second class to the journey. And then, once we finish, we will give them for visitors if you have any questions to ask us. That will be. Rwanda musanzwe mubizi kutangaruswa ntagarufura kuyakira ntabyo n'ubugwari byamagane tubyirinde ibiyobyabwenge bikabicuruza kandi ibyo ni bimwe mu bidusubiza inyuma. Bana b'u Rwanda mwese muze tubyamagane, turabyanze turabyamagane. Twebwe urubyiruko muze dufate umwanzuro, turabyanze turabyamagane. Twebwe urubyiruko muze dufate umwanzuro. Urumogi ntabwo ndetse n'amayirungi, ibiyoga by'inkorano ndetse n'ibyo biti byuma, ibyo byose ntibyangiza ubuzima bw'abato. Twese twivuye inyuma mu kubyamagana, turabyanze turabyamagane. Twebwe urubyiruko muze dufate umwanzuro, turabyanze turabyamagane. Twebwe urubyiruko muze dufate umwanzuro. Babyeyi bacu barezi namwe bayobozi, mutube hafi mudutoze umuco uboneye, mutuyobore mu nzira igana heza gusa. Icyo duha umusemburo w'iterambere rihamye. Turabyanze turabyamagane. Twebwe urubyiruko muze dufate umwanzuro, 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 urubyiruko muze dufate umwanzuro, turabyanze turabyamagane. Twebwe urubyiruko muze dufate umwanzuro, turabyanze turabyamagane. Twebwe urubyiruko muze dufate umwanzuro, turabyanze turabyamagane. Twebwe urubyiruko muze dufate umwanzuro.
Thank you so much, and I'm ready to share you my story. But before I joined this club, or my colleagues, every time I had a meeting, I always thought of taking my life. ariko nageze muri kayabu twize kwihangana twiga urukundo twiga n'ibanga ndashima umubyeyi wacu Celestin wagiye utwigisha ibyo byose nakoze. But once I joined here, we learned to respect each other's privacy. We learned about protecting and caring for one another. And our teacher, Celeste, in the book, was with us throughout that time. So thank you for the time you just gave me. twabanza kubibwira amazina yanjye tugiye kubasangiza ibyabaye mu buzima bwanjye cyangwa se mu rugero nagize muri humanity nikigera muri club igisubizo cyanjye numvaga yuko ibikomere nari mfite bizabikira. Urugendo rwanjye rwatangiye mfite y'imyaka 6 bityo akajya numva yuko nta muntu twakwicarana, numva ari njye wakwicarana njyenyine, numva nikunze njyenyine. Ariko nikigera muri club numvishe nyine ntangiye kwisanzura, nkajya nyina na bagenzi bawe tukimenyana muri iyo club, biza kugira aho ngaho nanjye no gukurikirana ngaho hanze. I'll tell you a bit about my story, my journey. When I joined, I came to this school. I always felt I wanted to be alone, so I would sit alone in the corner. No one would come next to me. But then I started joining the club. So when I joined, first it was, I started now sharing within the small group together. I started feeling comfortable to share with the group. I felt like loneliness was no longer going to be me, and it was not going to be with me because I was in the group with others. So I even started sharing, socializing with others outside the club. I would like to say that journey, I feel I have nursed the wounds, and I feel I'm okay, and I would like to appreciate it. murakoze. Amazina yanjye nitwa niga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, nkaba mba muri club yitwa Humanity, nkaba nyibereye na Presidente mu rwego rwo kugira ngo practice dukora zigende neza, nkaba mpagaze hano kugira ngo mbahe ubuhamya bw'ibyiza byayo. She's Kevin, Mrs. Kevin, and she's in primary 5. She's in primary 5. She has been in the club, and she would like to tell you some of the interesting things that
the club in your life? She's the president of the club. I forgot that. Murakoze bwa mbere naraza muri club niga mu wa gatatu. When I was in P3, that's grade. 3 grades from down. Nari mfite ibibazo bindemereye cyane ku buryo hari n'aho byageraga mu muryango habaye amakimbirane numva neza nshatse kwimanika. I had so many issues at that age, and I would always have a lot of issues. And I could feel like in my life, I need to defend my life. Icyo gihe iyo nazaga ku ishuri nageragezaga kwishimana na bagenzi banjye mo gake, ariko nagera mu rugo nyine nkumva ko nta muntu nkeneye kuvugisha, nkumva nta jambo ry'umuntu n'umwe nkeneye. Ku ishuri ntabwo kumenyesha abana banjye ibibazo nkabereka ko turi kumwe, ariko umutima wanjye uzangaje. So whenever I would visit in school, I would pretend to be happy. But whenever I go back home, I don't want anyone, anything talking to me. I would get so much angry about things at home. Nize umwaka wose mu wa gatatu, ibibazo nagiraga mu muryango byagiragaho ingaruka mu ishuri, numvaga buri gihe mfite inzozi zo kuba uwa mbere, ariko buri gihe ngaga ku mwanya wa gatatu. I always wanted to be the first in class, but I always landed on the third. Ubwo naraje ndimuka njya mu wa kane, niko kubwirwa na Protesta yewe impapuro bayikora narangije nazinangije Thank you very much. Like I said, Inyunganizi Kuri, psychotherapist, master degree in narrative therapy and network. I work with Inyunganizi and Mark. We have another here to help maybe introduce ourselves after me. So I would like to thank this group, to thank especially the director at xlargetv for the great work that they do here. So, as Rwandans, we do have so many things that are triggering maybe better issues in the community. And me, and like Carissa and the others sitting in the office, we can't reach to the other people, to many of the people in need of support. So that's why, together with Nanda, with Mark, we created a program that was actually arts-based, which is rooting from MAP, mobile arts for peace, and our culture, but with narrative ideas, like having a tool that reflects on externalizing program. You remember the chat saying about greater writing. It's one of the tools that we are using for externalizing program. They have so many energizers that bring them together to have common corrective efforts to tackle the problem. So we have created 15 sessions with each session with an objective, rooting from externalization and authoring stories, and also bagakinana bagamije kubaka imbaraga bagamije kuvumbura imbaraga bafite kugira ngo babashe guhangana n'ibibazo bagire kwihangana. So we are really happy that this is the thing that really taking which
which really helping students, helping child as the new generation. So we don't need them to grow up with traumas. So we need to grow up with skills to tackle trauma. So thank you very much. Thank you. If you have any questions, any reflections, doesn't have to be questions, okay? Any reflections? Yeah, our project is from Ukeneye. She's from UK. She's a professor in University of Remera. She's the one who have been since 2018 just trying to show us with a nurse perspective of teaching and handling psychosocial problems. So maybe she can have like 5 minutes and then we reflect together. Thank you very much. Some huge flowers to all of you. I loved that when I walked in, that you shared your dances and your song, and it made me feel relaxed. Great. And I love that you shared your stories from your heart. You shared your stories, and I felt connected to your story because I had experiences like that too, and that made me feel very close to you. So thank you for sharing your stories. And thank you to our trainers and the school for knowing the importance of using the arts for expression. Using the arts to create a space for people to share problems and solutions. So we're working in Rwanda, but also in Kyrgyzstan, in Nepal, and in Indonesia. And there's lots of learning in terms of how the arts can be used for mental health and well-being and expression, particularly to talk to decision makers, to help young people and children share their problems and solutions and make changes with decision makers using the arts for that communication. So we're going to So I was curious, you also work as a teacher, teaching in classes. So these sessions are facilitated to get to learn the children very well. So the benefit of the classes, not in here, but also when you're teaching in subjects like mathematics. So ready? Gonna be in English. Free. Free fire. Free fire. Oh no, that means that. No, that means that. Mini ukukwa. Thank you. Hey. One more time. Yeah. Free fire. Oh no, that means that. It means mini ukukwa. Thank you. So I'm also part of the club.
I help in sharing what we do here outside of social media. So we have a YouTube channel. So as you have to sing, we do illustration. So as visitors, I would want to give you a song because we are happy about it. Thank you so much, precious friends of Rwanda. For your time, stay with us here in Rwanda. The love you've done here is priceless, priceless. May God bless you and be with you from now on. Bye bye, have not child. Bye bye, have not child. Live your life in my fire. We'll be missing you. Won't we come back and see us again? We're looking forward to visiting you too. 'Cause you've been really good to us. Dear friend, we know we love you. So let's enjoy this song as a gift from my heart. Let's enjoy it as an offering. You keep a deep, never look that time. We stand together in the refrigerator, very happy, very happy. We appreciate that you chose this poor man for us. And you chose to come and socialize with our students. For the last day when they finished their exams. Turashima kandi imikoranire myiza hagati y'ishuri ryacu n'amapu isenga n'imanzi n'abandi bakorana nabo. So
So we appreciate also the good partnership we have with PAP, Vincent Animanzi and others that they are working with. Bigenda biza mu buzima mu bana. It's bringing life into the Nuko mwumvise muri temu wanyaje zabo mu buhamya bwabo. As you have heard it through the testimonies, Hari impinduka igenda iba. so there is a change that is happening. Abana bakunda kwigunga ubasigaye bishimye. So students who are often lonely, they now are finding solidarity and sharing with others. Umwana ufite ibibazo mu muryango yageze ku ishuri aba mu muryango mushya umunezeza. So some of them with issues at families, they get a family at school and they can be happy at school. Ndashima twese tubyitangira cyane. I really profoundly appreciate Teacher Celeste who sacrifices a lot in this. And then all the training he has gone through. And I would appreciate if we can add more teachers. Thank you so much.
gusoza isigaye ya mbere y'indirimbo tujya kwakira tiyatatre kera tuzi twishimiye twaraza kugira ngo twarangije kugira ngo twitangire umugura wese kugira ngo twasereke umuntu insekishije nyuma ikibisuga tuzi wenda ndirimbira agahogoza ibyo byinshi so hano rero tuti yahoba for peace tumusanga turi activity ubushakashatsi twakoze ku bijyanye na human rights and democracy ibintu byacu rero tumaze gukora ibitunganyije tugeza muri arts kugira ngo tubone message aho tubona kugiye hose ijwi rero rya benshi atari hano igiti mu ya secondary harimo n'abandi ba primary bake harimo igiti ari gukora kandi twamufata twa primary niko turaza kubona so rero tugiye kwakira bidatinze members bacu yitwa Inyunganizi ari gushimishiriza gufatanya nawe Inyunganizi hari ibyo gukora hari imyenda byishimira niyo mpamvu nifuje kuza guhagarara nawe. arakoze ni artist kandi ndi kubona urabona mufite the same age and the same force ubwo rero mumwakire mu kimapu tugira amashyi meza cyane amashyi y'umushyirwa tugiye kumumugeza imbere ayirari ni umurishyo murabuze umurishyo bakomeje umurishyo ni iki igiti bakomeje umurishyo ni iki rero umurishyo bagavuza ingoma wo kuvuza amashyi ubwo umurishyo wanjye niyo mashyi yawe ayirari tugiye kuba abise amashyi y'ingoma wanjye sekendi go hanyuma dufite n'ubuhanga bwa kamera niba ari kamera niba ari kamera ubu rero kamera nayihe iyo twari turi muri ntayeheguwaga kuko nabo dukeneye ko aza kuriya ufashe ujyemo bibaye bizana ko avuye mu mahugurwa yo gukoresha kamera muri kwetu filime institute twari kumwe tukamererwa neza Imeze neza abagande n'ibindi twongera kubaza muge akaramuciye imvura akayobora na abiciye twigishura kinatiga uri gatayari nini bahanze twigishe buri wese abicati our visitors wineza agiye hano Okay, now I'm going to see the camera.
rero n'ibyo nari bisanzwe muri ibi bikorwa niyo mpamvu by'amasitatiya dukorera ikinamico na filime n'abo kugira ngo batwereke babanza badukorere presentation gato y'ibyo bagiye gutwereka then ndetse sibyo ndivuga ngo yari yasa doko Nah,
ibintu ntajya ayinyereka ahora gakazi icyumba cyacu kakutume mu muhanda ugenda uzaniza ubundi bw'ubwo tuzavuga ngo wahanje avuga nakora utagira babaje rero ukarira akiri ukoresha telefone nzanira ikindi kuko mbese uryo uhaga bajya basanga ariko wanahaze batazava ubushwe n'inzara ihute ntabwo gusuhuza niba mukura metaje nzabuzura mu beza waziye n'ukuri muje kwiga wiga se wize neza se ngiye ko ntize simeze neza waba uri inzobe se wiga nakoze ko yize ntari mu cyaro meze neza nose kubangiye ese nawe nawe mbije byakugendekeye bite ngo tuzumbwire ntabwo nawe nawe mbije byakugendekeye bite ngaho mbwira ngo tuzumbwire mama wacu ni ndasigaye ni kuba mbese byagenze byagenze bite ngaho mbwira hasigaye amahoteli hasigaye atumiza ibintu bikaza kumfata ngo mbiki ufite ingabo tumbwire ko cyari cyagira amare amaze igihe kinini cyo gukoresha naje igihe kinini naje nzikunda kwiga atangira kuncuruza mama wanjye abo umuntu ubizi se oye ntukarenga ukamuza mama yanjye ibi bintu ntabwo nabyerera nibyo tujye kubihuza uyu mwana yaje mu cyaro iwabo aje kwiga none umuntu iwabo yiga mucuruza amuzanira abagabo umusobanuro mubwira uko ikibazo cyawe kimeze nyine uko byagenze mama wacu yabwiye mama ko ashaka kumufasha agakomeza kwiga kuko twari dufite ubushobozi buke hanyuma nanjye nzi ko nza kwiga atangira kuncuruza akagize n'abagabo nka batatu ku munsi none ubu nigeze no kujya kwa muganga nsanga nandiye ikibazo hano ndashaka kumufasha wazi icyo kibazo gihari ko numva kinjirita hano hari ikibazo nakiri cy'umumama acuruza abana bagarutse akabacuruza kubona ibyo bintu byose utaragenderaga igihe tubamubwira tubavuga kujya bakakikumira kiri gukimurikiranira bari kabeza urenze ku muhanda wa mbere
igipangu cyane kabisa yambaye ibintu bisa kuteje leta n'umenya sinzi ubu ngubu yambaye ipantaro imeze ukuntu n'agatisheti gusa wacyo bindi byo Manchester Kiriya. Mumena wawe Izitu Izitu mbona no kureba abapolisi baje kumufatanya murakoze byari byo bigeze nakiye ndi anti ariko ubusanzwe nitwa Kitongo murakoze
Protesta. Gina. Gufasha ujya ku ishuri bakufundisha amasuku siko rero nawe ngiye kujya hanze kugira ngo ushake n'umumama siko cyangwa kujya siko hano muri ntacyo atwaye bayi bayi neza nta kibazo Nibisa gusa uciye mu mwanda uri umukobwa ungana gutya waba nta kibazo atungaye kubure ndakubyaye yitwa halo shefu mwana ameze neza nibisaza bahu reka mwihuse sawa ese kubura rero urakumva kuburana yewe wacitse umugongo batyobozi kandi byoze neza imana ibyo kuvoma tuzahana biravuga kandi ngiye kukubarira iminota 2 Ese Wanny, oui, umbe munamubwire bangu warangije baya zigera numva ibintu byose ukorera niba nanagufata nazigera numva ibintu wabivuze uzabona zigera numva so abimbwiye cyangwa abimbajije uzabona genda ufungurire umuntu uri gukomanga Baya Wanny. Wingi ewa amafaranga menshi hiyo ana manene uchishizo baada Nobody else made the weather. Somebody else made the weather. Gukira nafunga ndoa mbele you. When it's official I know I think I'm gonna stick with you for wherever I'm coming. What is it? Look at the map and the nobody got there. But soon as soon I'm Wanny. Nyoko wa mbere wapfuye se boya kumariye. Yuko mbaba. Kanze mu mama bara ukiri. Aro. Waruri fresh ari. Kanze duhuri mbamuzanire bwo. Yarashush. Duhurire hahantu. Muri disimete nari. Sawa. Mambo yakienda baya kwenye chuo kama usama sahaba kama tizuri mgezi na shikama sisi pata silama kata
kupata jinsi niliwaka pendeza takata kasha mwenye mahitaji kupenda mwenye changwa zangu ndio zita majimaji Uombe uonjaji